Okay guys, ese ujya wumva ikintu bita tax info kuri YouTube? Ese ujya wumva abantu bitotoma ngo iyo bahembwa amafaranga kuri YouTube bayasorera amafaranga menshi? Yego, YouTube irasoresha ku buryo muri AdSense ushobora guhembwa amadolari 300 ukisangwa ubikuje agera muri 260 cyangwa 50 andi bayatwaye. Hari n'ushobora kubikuza agera muri 270. Byose hari ikibitera aricyo bita tax info n'ukuntu wayujuje. Iyo yujuje nabi cyangwa ntuyuzuze birangira usoreshejwe amafaranga menshi cyane ugereranyije n'umuntu wayujuje. Ibyo byose ngiye kubibabwira muri iyi video. Uyu munsi ushobora kuba ari bwo gifungura channel itaranazamuka na gato. Yego, ariko tax info ni ikintu cy'ingenzi kubera ko nta muntu ujya uhembwa kuri YouTube neza igihe cyose tax info ye ifite ikibazo. Hanyuma we rero wamaze kumonetiza, ubu noneho ukaba ushobora kuba uri kubona usoreshwa amafaranga menshi. Muri iyi video tugiye gusobanura byinshi byimbitse bijyanye na tax info kuri YouTube nicyo wayimenyaho. Iki ni igice cya mbere tugiye kureberamo amakuru yibanze ndetse ukwiriye no gusobanukirwa mbere yuko utangira gusora kuri YouTube. Numara kubisobanukirwa neza, mu gice cya kabiri tuzahita tureba practical y'ukuntu wakuzuza tax info akantu ku kandi nihe wakanda. Ibyo byose nzabibereka muri part 2. Nanze gukora video irambuye irimo byose kugira ngo ntaza kubacanganyikisha. Niyo mpamvu muri iyi video y'igice cya mbere ngiye kubabwira akantu ku kandi musobanukirwe ku bijyanye n'imisoro yo kuri YouTube. YouTube irasoresha ku buryo akugeraho yavuyeho. Ni ukuvuga ngo we ntajya kugera mu ntoki. Rero ndagira ngo ufate agakayi n'agakaramu wicare utuze wumve. Nimba ushaka kuzaba umu-YouTuber unahembwa hano kuri YouTube, umenya ko ugomba kuzagongwa n'ikintu cyitwa tax info. Rero dore icyo ugomba kugisobanukirwaho. Mbere yuko usobanukirwa tax info, banza umenye ko nyine tugiye kubana nitwa Gatari Fred. Ndi gukora iki kiganiro ndi mu Rwanda, ngiye kugifasha kucyereka abantu bari mu Rwanda, bari muri Amerika, bari mu bihugu bitandukanye by'isi, ariko twese turaza guhurira kuba uri muri Amerika arabonamo amakuru ahagije, cyangwa mu bihugu by'iyo ngiyo hose arabonamo amakuru ahagije. Noneho by'umwihariko tugaruke kuri abo mu Rwanda cyangwa se twebo mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi, bakuremo n'amakuru ahagije y'uburyo bazuzuza tax info zabo, ndetse banasobanukirwe itandukaniro riri ry'umuntu uri mu Rwanda ndetse n'umuntu uri muri Amerika ku bijyanye n'iyi misoro. Nuntize umwanya wawe n'amatwi uraza kuba wasobanukiwe ikintu bita tax info, ndetse burundu uzagera igihe cyo gusoreshwa, cyangwa se ubu none uri gusoreshwa uzajya usora uzi amakuru yabyo. Reka tubibutse ko tubana na Twika SMM, ikaba ariyo company yonyine hano mu Rwanda ushobora guha social media yawe ukababwira uti muyinzamurire ise neza, igira aba followers benshi, igira aba subscribers benshi YouTube, igire likes nyinshi cyangwa views, bakabigukorera mu kanya gato cyane. Ndetse niyo basabye ama YouTube channel ari monetize kugira ngo utangire gukora video ya mbere utangira guhembwa, barayaguhereza kandi ku giciro cyiza cyane. Nuza kwifuza kugura cyangwa se kubavugisha, urajya kuri website yabo yitwa wa3twika.smm.com. Nushaka kubavugisha kuri telefone cyangwa kubandikira kuri WhatsApp, bandikire cyangwa ubahamagare kuri 0773255661. Hamwe na Twika SMM, social media yawe yasa n'iz'abandi, watangira gukirigita ifaranga kuri YouTube uhereye kuyo bagukoreye kera. Reka dutangire. Tax info ubundi ni form yuzuzwa n'umu-YouTuber ugeze mu gihe cya monetization. Urabitegekwa, biza muri YouTube dashboard yawe, bakakubwira ngo ugomba kuzuza tax info. Uyu munsi nkuko nabibabwiye sindi bubereke uko bayuzuza, nzabibereka muri part 2 kugira ngo iyi video itaza kuba ndende cyane. Umuntu uri bukurikira iyi video ndetse akaba asanzwe abana natwe niwe muntu uzabona igice cya kabiri kugira ngo ashobore kuzuza iyo form adakozemo amakosa. Iyo yujuje nabi usora menshi, cyangwa se bakananga kuyiverify ntibayaproving. Okay, iyo form rero yigeze igihe cya monetization ukabisaba ukabihabwa ibintu nk'ibyo, barakubwira ngo uzuze iyi form. Iyo form rero ibigamije iki? Iyo form yuzuzwa n'umuntu utuye muri Amerika cyangwa utahatuye. Biri mu bibazo bakubazamo. Ni ukuvuga ngo rero iyo utujuje iyo form ukayirengagiza kuko utabizi cyangwa se utabyitayeho, ni ukuvuga YouTube ikora
leta ya Amerika cyangwa se government ya Amerika igusoresha 30% ya total y'amafaranga winjije kuri YouTube. Hano nyumve neza, urugero turagenda dukoresha ingero kugira ngo mubyumve neza. Iyo tujije tax info ngo yuzuze ukayirengagiza cyangwa ukayuzuza nabi, ubu ugiye kujya utangira gusora 30% y'amafaranga yose mbumbe winjije kuri YouTube. Hano kadukoresha urugero kugira ngo mubyumve. Nimba ngiye Gatari nkoze muri uku kwezi kwa 9 nkinjiza $1,000 kuri YouTube, nkaba ntarujije icyo bita tax info cyangwa naracyujuje nabi, nzishyura 30% y'ayo $1,000. Ubwo ni $300 nzatanga y'umusoro uri bujye kuri leta ya Amerika kubera ko ntuje tax info cyangwa se nayujije nawe. Ubwo turi ku muntu utayujije, bivuze ngo ubwo ngiye guhembwa $700 mu $1,000 nari nahembwe. Hano urabyumva neza, urumva uburyo usoze agera muri 300, $300 ni menshi cyane, akajya muri leta ya Amerika cyangwa se muri government of United States ku muntu utujuje iyo misoro neza nk'uko bikwiriye cyangwa se akabyirengagizwa. Ubwo ndavuga kuri mwebwe muri kureba iyi video mutari mufite amakuru ajyanye na tax info cyangwa se mwari muyafite mutayasobanukiwe. Noneho se ku muntu wujije tax info ya form akayuzuza ndetse akanayuzuza neza, ni izihe nyungu zimubaho? Mbere yuko twinjira mu nyungu uwo muntu agira, banza umenye neza ko umuntu uri muri Amerika hari igabanyirizwa bafite cyangwa se hari uburyo we yasora makeya, kuko bundi range y'imisoro ibiri hagati ya 24% kugera kuri 30% by'ibyo umuntu yinjije. Umuntu rero uri muri Amerika ashobora kubona iryo gabanyirizwa riri hagati cyangwa se iyo mibare iri hagati ya 24 kugera kuri 30, ariko nibura akabonamo favor. Umuntu rero uri hanze ya Amerika cyangwa mu bindi bihugu ntiyuzuze tax info, washobora we yishyura 30%. Noneho se umuntu uri hanze ya Amerika cyangwa ari muri Amerika akuza tax info neza, cyane cyane dukoresha umuntu uri hanze ya Amerika nkanjye uri mu Rwanda cyangwa uri mu bihugu bindi biri hanze hakurya ya Amerika. Ni ukuvuga ngo ikintu YouTube iyo bagiye gukarikira iyo misoro bakora, ntabwo bari buze kongera kureba cya gihumbi Gatari yinjije. Hano mu nyumve neza, ntabwo bari buze kureba cya gihumbi Gatari yinjije, ahubwo baraza ngo bagisoreshe, ahubwo baraza kureba amafaranga Gatari yinjije aturutse ku bantu bamurebye bari muri Amerika. Reka mbisubiremo hano mwumve itandukaniro riri hagati y'umusoro ukurwa ku muntu wujuje tax info neza form n'umuntu utayujije. Aho mbere twabonye ko uwo muntu asoreshwa kuri toto cya gihumbi akagisoreshwaho cyose 30%, akaba ari busigarana $700. Ngiye Gatari wujuje tax info neza nk'uko nzabibereka mu gice cya kabiri, ngewe ndaza gusoreshwa gusa kuri views cyangwa se ku mafaranga ninjije aturutse muri Amerika. Dufate rero cya gihumbi cyo ninjije mu kwezi, turebe ko wenda ninjije $500 wenda 500 ariyo yaturutse muri Amerika. Iyo misoro ukuntu bari buyikarikire, kubera ko nuje form neza ya taxi, baraza gufata ya 500 bayasoresheho 30%, kwenda nubwo biri hagati ya 24% kugera kuri 30%, reka dukoreshe 30% kugira ngo byumve. Baraza gufata rero ya 30% ya 500 yaturutse muri Amerika gusa, andi 500 yandi yaturutse mu bindi bihugu ntabwo bayakoraho. Hano ndagira ngo byumve neza, ni ukuvuga ngo barasoresha 500% yaturutse iwabo yonyine, niyo bari buze gusoresha. Bivuze ngo aho nishyuraga $300 nshobora kwishyura $150 ku $1,000 ninjije. Urumva ko uhise usevinga $1 agera mu $150 biturutse ko wuje tax form neza. Aho rero nanone niho turi bute twinjirira mu kindi kibazo nacyo ugomba gusobanukirirwa muri iyi video,
ko ariho ibihugu bimwe na bimwe bidafitanye amasezerano na Amerika n'ibifitanye amasezerano na Amerika y'imisoro ariho biza gutandukanira. Hano naho unyumve neza ibintu turi kuvuga muri iyi video, impamvu nanze kubivanga no kuzuza amafomu n'ibiki, nagize ngo umuntu uri butege amatwi neza iyi video aze kubanza asobanukirwa impamvu asora menshi cyangwa asora make, ndetse anamenye n'impamvu agomba kuzuza tax info. Rero ku gihugu gifitanye amasezerano na Amerika y'imisoro, cyaba ari u Rwanda, uretse ko nje nkabisobanuraho nabyo, yaba u Rwanda, yaba ari Ghana, yaba ari iki gihugu kikaba gifitanye amasezerano na Amerika, uwo muntu uri ni ukuvuga ngo imisoro ikarikiretingwa bashingiye ku masezerano ibyo bihugu bifitanye. Nimba wenda urugero ninkoresha u Rwanda mutumva ko ari ryo, okay, kankoresha ikindi gihugu kugira ngo mutaza kubivanga. Nimba urugero igihugu cya South Africa, cya Afrika y'Epfo, gifitanye amasezerano na Amerika yikurirwaho ry'imisoro cyangwa se igabanyirizwa ry'imisoro, kadufate ko wenda Amerika ikuriraho abanya South Africa imisoro. Ubwo nuko umuntu uri muri South Africa agakoresha YouTube akuza tax info neza, nuze Amerika nijya gukarikira imisoro y'ibyo wa muntu yinjije, baraza kugera kuri wa muntu wo muri Amerika, wa creator wo muri Amerika, bakurikize amasezerano ibihugu bifitanye, kuko nta muntu ujya usoreshwa wenda wo muri South Africa n'urugero nakoresheje, bahite wa muntu bamukuriraho imisoro yose, amafaranga ye ashobore kuba yayabona, kuko ari byo ibihugu bifitanye. Nimba rero bifitanye ibyo bihugu bifitanye amasezerano yuko umuntu wo muri South Africa asoreshwa amafaranga angana n'umuntu wo muri Amerika, ubwo baramucaginga yandi nkayo bacaginze umunyamerika, harimo ko koroherezwa kuko bifitanye amasezerano. Ariko nimba nta gihugu rero igihugu kidafitanye amasezerano na Amerika, urugero dukoresha u Rwanda ko rudafitanye u Rwanda noneho byanyabyo ntago rufitanye amasezerano y'imisoro na Amerika kuri YouTube cyangwa se kuri ibi byinjira gutya. Niyo mpamvu no mukuzuza iyo form hitamo ko igihugu cyawe nta masezerano bifitanye, nzabibereka abantu tuzabana muri part 2. Noneho rero nimba igihugu cy'u Rwanda kidafitanye amasezerano na Amerika, niyo mpamvu bari Amerika iraza gukarikiratinga imisoro, kuko wujije we tax info ikarikiratinga ya madolari kuri ya 500 twinjije aturutse muri Amerika, ikarikiratingaho imisoro yaho ya nyine, nta yandi mategeko igendewe yo kuvuga ngo twasezeranye koroherezwa cyangwa se gukurirwaho. Rero bakarikiratinga imisoro nk'uko bakarikiratinga wa muntu uri muri US cyangwa se wujije ibisabwa. Hano ndizera ko musobanukiwe neza. Nimba uri ugenda usobanukirwa urambwira, ndetse n'ikintu udasobanukiwe neza ukimbwire muri comment, kuko nshobora no kuzakivugiramo muri ya part 2 tuzuzurizamo tax info. Okay? Noneho rero ndizera ko hano tugeze umaze gusobanukirwa neza ko kutuzuza tax info bishobora kuba biri mu bituma ushobora gusora amafaranga menshi cyane, ku buryo ushobora kwisanga hafi cya kabiri cyayo winjije uyatanze. Noneho ikindi, umenye neza ko uwayujije neza ashobora gusevinga noneho 1/2 cy'amafaranga yari yinjije. Noneho unamenye neza ko igihugu cy'u Rwanda cyangwa n'ibindi bihugu hari umuturage uhabwa igabanyirizwa bitewe n'ibihugu amasezerano bifitanye. Rero uyu munsi wowe utaraba monetize iyi video, ni mutayisobanukiwe neza usubiremo uyirebe witonze. Hano navuze cyane ku bantu bari mu Rwanda. Ese abantu bari muri Amerika, bari muri za Canada, bari he? Ni iki kibareba cyane? Uzuza tax info neza nkuko nzabibereka muri part 2. Nurangiza ukore video zawe, amafaranga winjije bazajya bagukarikiratinga bashingiye kuri za views zaturutse muri Amerika. Ni ukuvuga ngo wowe urugero dufata umuntu witwa Eric uri muri Amerika, niyinjiza amafaranga akinjiza y'abantu yarebwe n'abanyamerika n'abandi bantu, azakarikiratingwa n'abantu ku mafaranga yinjije y'abantu bari muri Amerika. Rero mumenye neza ko ushobora gusevinga menshi igihe cyose wujuje tax info neza. Ndizera ko muri part 2 muzamuhari tukareba uburyo wuzuza akantu ku kandi, ikibazo bakubaza n'ukuntu ugisubiza.
hanyuma se waba usobanukiwe neza ukamenya impamvu ugomba kuzuza tax info, impamvu wajya gukatwa menshi cyangwa se ibyo ugomba kwirinda kugira ngo ntugasore menshi? Ese waba usobanukiwe ikijyanye na tax info cyangwa se iyo form ugomba kuzuza nuba monetize? Ndizera neza ko hano nimba tuhagiranye hari amakuru yibanze ubonye. Ibibazo na challenge waba wibaje cyangwa usobanukiwe no gushima ibyo wagejejweho ni byiza muri comment, ndetse no kuvuga ngo ubutaha uzatwongerera udusobanurire kurushaho muri iki kintu. Iyo mugisubiye muri benshi nkitaho. Ndabakunda cyane, nitwa Gatari Fred. Iyo ushaka ibikoresho bya electronic bigufasha gufata video neza ndetse bigufasha gutanga sound nziza nk'iyingi kandi ku giciro cyiza, urampamagara 0788613177. Vuba aha murabona uburyo bwiza bworoshye bwo kuba mwagura ibyo bikoresho. Bye.